dusuhuzanye. Haleluya. Ndabasuhuje, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Hanyuma ngiye kubasaba ikintu kubwo teme tugiye kuvuganaho. Ndabasaba kugira ngo twumve aya magambo. Amasaha aragiye, ariko ndagira ngo wicare wumve aya magambo kuko yabasha kugukiza. Haleluya. Nta kitwirukansa. Iyo Imana ikoze imirimo imeze gutya, ingana gutya, nuko nyine tutagenda tutumvise ijambo, ariko buriya ibivuganye natwe. Haleluya. Ibivuganye natwe harimo inyigisho nyinshi muri buriya buhamya. Harimo no kumvira Imana. Sinzi ko mwabyumvise. Harimo no kumvira Imana, kugira umutima, gutunga umutima wumvira Imana. Teme dufite kuri uyu munsi iravuga ngo kumvira kuruta ibitambo. Haleluya. Kumvira biruta ibitambo. Ndanezerewe rero, Imana yangiriye neza ko yemeye ko uyu munsi ari gihe ntanga ubutumwa bwayo. Ibyo yagambiriye kubwira ubwoko bwayo ikemera ko ari gihe binyuramo. Hari benshi yanyuzamo, ariko uyu munsi ni ngewe, kuko ariko yabigambiriye. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndashimira n'umushumba mukuru kuko aba yayobowe n'umwuka, hanyuma akemera ko dusesa impano Imana yadushyize muri twebwe, kandi akemera ko tubasha gutumika natwe, kuko data yaraduhamagaye. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Namwe mwese mwasenze kugira ngo uyu munsi ugende neza, Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kubera umwanya wenda turagenda dusimbuka. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 15, duhere ku murongo wa mbere. N'ubundi Revera amfashe uwa mbere kugeza ku wa gatatu, ndakubwira tumanuke ku wa karindwi. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo, nibutse iby'Abamaleki bagira Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abamaleki, ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose. Ntuzabababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobi. Karindwi. Maze Sawuli yica Abamaleki ahereye Havira ukajya Ishuri hateganye na Egiputa. Afata mpira umwami w'Abagagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza, n'ikintu cyose cyiza banga kukirimbura rwose. Ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. 10. Ego. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati, nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Uwiteka azinduka kare mu gitondo, maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati, Sawuli yasohoye i Karumeli, kandi yishingiye urwibutso. Nyuma arahindukira arakomeza amanukana i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati, Uwiteka aguhire, dore nasohoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramubaza ati, ariko
uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogerana kw'inka numva bigenda bite? Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu Amaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Umurongo wa 20. Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abamaleki, n'Abamaleki ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza muzarimburwaga, kugira ngo babitambirire Uwiteka Imana yawe i Gilugari. Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba ku ngoma. Amen. Imana itugirire neza, tube turekeye aha, wenda andi magambo turayavuga. Ndagira ngo mumbe Bibiliya zanyu tuganire kuri aya magambo Imana yampaye. Nabibabwiye umutwe w'amagambo tugiye kuganiraho, nababwiye ngo uravuga ngo kumvira kuruta ibitambo. Twumvise amagambo ni menshi, musanzwe muyumva, si ubwa mbere mwumvise aya magambo, ariko kandi uyu munsi niyo Uwiteka yashatse ko mwumva, kuko message Imana uyu munsi yashatse kubaha ni ukumvira. Mwumvira Imana kuruta ibitambo mwatamba. Aya magambo twumvise uburyo Imana yatumye Samweli imutuma kuri Sawuli, iramubwira ati rimbura Abamaleki, n'ubwoko nanga, n'ubwoko narahiye kwera kwanjye ko ngomba kuburimbura, kuko nibutse ibyo bakoreye ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli igihe bavaga muri Egypte bambutse inyanja itukura, bagahura n'ubu bwoko bwari bukomeye, banga kubaha inzira, ahubwo barabarwanya. Ni igihe bari bagana muri Kanani y'isezerano. Abamaleki babagiriye nabi. Aya magambo ushatse kuyasoma ubu ntituyasoma kubera wenda umwanya, ari mu Kuva ibice 17. Uburyo Abamaleki bagiriye nabi Abisirayeli, barabarwanya bikomeye. Mose aravuga ati, yewe nta kundi, urabizi ko bari ubwoko bw'Imana, ntabwo bajyaga bemera gupfa gutyo gusa, bari bazi ko muri bo hari Imana ibarwanira kandi ifite amaboko. Mose abwira Yosuwa, aramubwira ngo njye ngiye ku musozi w'Uwiteka, ndamanika ya nkoni y'Uwiteka, ya nkoni y'Imana. Namwe mutoranya abantu bashobora kujya ku rugamba, mugende nanjye ndahamagara Imana yanjye kugira ngo turebe ko yadukiza aya maboko. Hanyuma bararwanye, Abamaleki babamerera nabi, ageraho ananirwa. Mose arananirwa, bigera naho bamuzanira ibuye ryo kwicaraho. Bamuzaniye ibuye ryo kwicaraho, ijambo ry'Imana ritubwira ngo igihe cyose yananirwaga, amaboko akajya hasi. Urabona, mushyire hejuru ukuboko uko bimeze. Niyo turi kubyina hari igihe duhita ducishamo ukagira gutya kubera amaboko ananiwe. Noneho rero tekereza urugamba rwiriweho, kandi agomba kumanika uko kuboko inkoni y'Uwiteka, hanyuma arananirwa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yarananirwaga bagahita babatsinda. Noneho biga ubwenge, baravuga bati, noneho reka dushake Aroni na Huri, bamufata amaboko, bamuzanira ibuye aticara, hanyuma twebwe dukufata amaboko kugira ngo ukuboko gukomere.
nawe urabona ugize gutya wabikora amasaha ngahe, ntabwo wabishobora kuko Mose yari umuntu uko byari biri kose. Barabatsinda, barabarwanya, ariko bibaruhije cyane. Ariko kuko Imana yakundaga ubwoko bwayo, igira inzigo y'Abamaleki, iravuga ati ngewe ubu bwoko bubanywesheje amazi, ngewe ubu bwoko bubababaje, ubu bwoko bwabarwanije bukababuza kwinjira mu isezerano ngewe navuze, ngewe ndarahiye Uwiteka ko ubu bwoko bugomba kurangira ku isi, bugashiraho, ntibuzibukwe ukundi. Imana irabigambirira, itanga n'itegeko, batamba n'ibitambo, bashyiraho igicaniro cyuko Imana yari imaze kubabwira ibyo yuko baranesheje, ariko Abamaleki bazapfa. Noneho aha twasomye muri iki gitabo cya Samweli, aho Imana yategetse nyine Sawuli kujya kurwanya noneho kugira ngo wa mugambi w'Imana usohore. Aramubwira ati genda ubarimburane n'abana babo, ubarimbure n'ibyabo byose. Sinkeneye ikintu cyitwa icy'Abamaleki ko cyongera kwibukwa muri iyi si. Nguhaye misiyo, genda ubarimbure. Hanyuma ijambo ry'Imana ryatubwiye ko bagiye kurwana koko. Bagiye kurwana, ariko Sawuli ntiyumvira, agira ibyo yisigariza inka z'inyamibwa, intama nziza, iby'igiciro arabisiga, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yafashe ibitagira umumaro barabirimbura, n'abantu barabarimbura, ariko afatana Agagi umwami wabo. Ushobora kwibaza utese ubundi yari amujyanye he? Burya kutumvira ni ikintu kibi cyane, kuko Imana yari yamubwiye ko ibarimbura bose. Imana irabireba. Burya hari ibintu dukora ukagira ngo Imana ntabwo iri kutureba. Imana ibibonye irababara cyane, niho yatumye Samweli, iramubwira ati genda ndicujije, ntekereje ahantu nakuye Sawuli, nkamwimika ngo abe umwami w'Abisirayeli ubwoko bwanjye, nkamutumaho ngo aze arimbure ubu bwoko, ariko akaba yanze kunyumvira. None ndicujije, genda umurebe. Samweli ngo yaraye arira, hanyuma ajya kureba Sawuli, aramubaza ati ibyo wakoze ni ibiki? Amubonye, hari uburyo tujya tugira tuba nk'indyarya, Yesu ashimwe mwene data, kandi ibintu byarapfiriye mu mutima, ugaseka ukigira gute, ati rero mbese misiyo nayisohoje, ibintu rwose byarangiye, muntu w'Imana, dore nashoje itegeko ry'Uwiteka, kandi abizi ko atarishoje. Hanyuma Samweli ngo aramubaza atariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogera kw'inka numva, ibyo byo biragenda bite, bimeze bite ko uvuga ko wasohoje itegeko ry'Imana? Atangira kwisobanura. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo itegeko n'itegeko nta kwisobanura. Burya Imana yakubwiye ngo kora ibi, iba hari impamvu yabikubwiye. Ubu bwami turimo bufite amategeko bugenderaho, n'ayo mategeko, kuko nta bwami butagira amategeko. Nk'uko ubwo muri iyi si bufite amategeko, dufite itegeko nshinga mu gihugu tugenderaho, tukamenya ibyaha biduhana, tukamenya ibyo dukora, ukamenya iby'umusoro, ukamenya ibyo kubana n'abandi, ukamenya n'ibindi byose.
ukamenya ibyo utagomba gukora n'ibyo ugomba gukora, niko n'ubwami bw'Imana bumeze. Bufite amategeko bugenderaho kugira ngo abayimenye, kugira ngo abana b'ubwo bwami abe ariyo abayobora. Rero Imana iyo ivuze tugomba kuyumvira. Imana rero aha yahise irakara. Samweli Imana iramubwira ngo amubwire uko ko atumviye. Aramubwira ati ese aho wavuye ntuhibuka? Ntiwibuka nubwo wari insuzugurwa? Uribuka ko wari uri kujya gushaka inka za so igihe wimukishwaga amavuta? Uribuka ko wari mu muryango utamenyekana, ariko ngiye nkagutoranya nkemera kuba umwami? Ese ibyo byambujije ko mwari insuzugurwa, byambujije kugira umwami? Ni iki gituma utanyumvira? Aramubwira ko ibyo bintu babirokoye kugira ngo babone ibitambo batambira umwami Imana yabo. Aramubaza ati ese ibyo bitambo bimaze iki? Ko kumvira Imana biruta ibitambo byose mwatamba. Haleluya! Ndagira ngo mbabwire ngo ibitambo byose twatamba bitarimo kubaha Imana, kumvira Imana ni ubusa. Guterana kutarimo kumvira Imana ni ubusa. Kuririmba kutarimo kumvira Imana ni ubusa. Kubwiriza kutarimo kumvira Imana ni ubusa. Ibyo twakora byose hatarimo kumvira Imana bitubera imfabusa. Kubera iki? Igihe cyose Imana yagiye ibwira abantu ikabategeka ikintu runaka, cyangwa n'aya mategeko yose iduha, yagiraga ngo yigaragaze nk'Imana, yimanifeste mu bumana bwayo, kuko ibidafatika ibiya yatubwiye aba ari byo bigaragaza imbaraga zayo, kuko bihita bishyirwa mu bikorwa bikagaragaza ibifatika. Nyamara iba yatubwiye ati genda wenda kora iki n'iki. Nka kiriya gihe Mariya yabwiraga bari abahereza ba vino ati icyo ababwira mu cyumve mugikore. Akababwira ati nimudaha amazi. Iyo batadaha amazi ntabwo byari kumenyekana yuko Kristo twiringiye abasha guhindura amazi vino. Niyo mpamvu igihe cyose atubwiye ikintu aba ashaka kugaragaza ubumana bwe, kumanifesta ubumana bwe, agaragaze ko ari Imana. Twebwe icyo dusabwa ni ukumvira. Imana ibwira Aburahamu ikamubwira ngo nagende ayitambire umwana. Iyo atagenda ntabwo intama yari kuboneka, kandi icyo Imana yagambiriye nticyari kugaragara. Ariko yarumviye, malgré ko yari afite umwana umwe, ariko aravuga ati kuko ari Imana ibivuze njyewe ndagenda, nta kindi kintu. Yari azi kubaha Imana, kandi Imana yaramubwiye ko izamugira ishyanga rikomeye. Ariko abona ko rya shyanga ahari nimba umwana apfuye rizaturuka, ariko ibyo ntabwo byari ibye. Yaravuze ati ko Imana ivuze ikavuga ngo nyitambire Isaka wanjye, ndamutamba ibindi Imana izibonera igitambo. Niko byagenze. Hari ibintu tujya dukora tukamenyera Imana, ariko Imana imanutse ikaba yavuga nayo ikatubaza ati uko gutama kw'intama ndi kumva, ko wavuze ngo urakijijwe, ko wavuze ngo uri umukozi w'Imana, ko wavuze ngo uranyubaha, uko gutama kw'intama ndi kumva niki? Uko guhogera kw'izo nka ndi kumva niki? Bivuga iki? Ubwo busambanyi buri kunukira wakijijwe iki?
kandi muri kumbwira ko mukijijwe. Duhereze tugire gutya abasinzira kugira ngo turebe ko bakanguka bumva aya magambo. Nazanye amagambo akomeye, nta haleluya iba muri aya magambo. Nabibabwiye n'umuntu wese njya mbona mwarabitse mukabika ama blessing mu blessing abakozi b'Imana. Uyu munsi murayashyira mu bikapo byanyu, ntabwo uyu munsi mu blessing, kuko amagambo ngiye kuvuga ntabwo baya blessing, ntabwo bibaho. Ubu rwose ube witurije, ariko ikintu ngusaba unyumve. Haleluya! Ikintu mbasaba ni munyumve, mwumve aya magambo kuko ari azabakiza. Twibeshya agakiza, tukibeshya ko tuzabona imigisha y'Imana, ariko imigisha y'Imana ntipfa kuza. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo tugendere mu mategeko n'amateka by'Uwiteka. Ya migisha yose ituruka ku mubiri wacu, ituruka ku bana bacu, imigisha y'uburyo bwose itugereho, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwumvire amategeko. Haleluya! Mu kuvaho Imana yabwiye Mose ngo nimwumvira amategeko yose mbategeka, ngo nta n'indwara z'Abanyegiputa zizabafata. Zose izo nateje Egypte mwebwe ntabwo zizabafata. Kubera iki? Muri ubwoko bwanjye nkunda, ariko mfite uko shaka ko mugenda. Haleluya! Hari igihe usanga tubayeho ubuzima tutagomba kubamo kubera kutumvira Imana. Kuko niba dukeneye imigisha, inzira yayo ni ukumvira Imana. Ntabwo uzajya gusambana mukobwa musore, wirirwa usambana uze hano twirirwa tukusengera ngo urashaka umugabo cyangwa urashaka umugore, kandi waramenye Imana. Abapagani biremewe pe. Hari ibintu abapagani bararongorwa rwose, bararongorwa, barabikora bakarongorwa nta kibazo, bakanarongora. Ariko namwe atansiyo, impamvu tuba tubivuga gutya, ushobora kwibaza ngo ariko se abantu barakijijwe ntabwo bakora ibyo byaha. Nimujya twihanaho muri abagabo ko mwaciye inyuma y'abagore banyu. Abagore ntimwihana ko mwaciye inyuma y'abagabo banyu, ari n'abagore bafite abagabo. Nkanswe noneho abakobwa n'abasore b'iki gihe, ndagira ngo mwubahe Imana. Nimba mushaka umugisha w'Imana, ndagira ngo mwubahe Imana kugira ngo mubone imigisha. Imana irashaka gukora, Imana irashaka kwigaragaza, Imana irashaka kugaragaza imbaraga zayo, ariko irashaka kuzigaragaza ku bayumvira, ku bayikunda, ku bumvira amategeko yayo. Imana ntizabareka, ariko twumvira Imana, tureke gusa n'abandi, tureke kugenda nk'abandi, maze uyitegerereze mu nzira yo kumvira no gukiranuka, urebe ko utazayibona. Ibintu Imana ikora, burya twumvira Imana twabona ibitangaza byinshi, twaba tubona ibitangaza byinshi na hano mu rusengero. Kumvira no gushima, abantu Imana igenda ikorera ibitangaza. Ntimuvuge imirimo y'Uwiteka, bibabaza Imana cyane, kuko yaravuze ngo icyubahiro cyayo ntabwo ishaka kugiha undi. Buri gihe iyo ikoze ibitangaza, ibigira ngo bayishime ubwoko yiremeye, bamenye ko ari Imana y'amaboko, ibyo abana b'abantu batashobora iyo ibishoboye, hanyuma igahabwa icyubahiro. Icyubahiro iragikunda mu bintu Imana ikunda. Hanyuma rero yamara kubikora mukabiceceka, muba muri abahemu ku Mana. Muba muri abahemu ku Mana. Hari ahantu havuze ngo Samweli aravuga ati ngo mbese Uwiteka, hari ahantu havuze iyo utumviye Imana ngo erega kumvira ngo kuko ubugome kugomera Imana ngo n'icyaha cy'uburozi, ngo kandi nudakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo.
iyo utumviye Imana uba uri gukora ibyaha. Imana iratubwira ngo nimukore mutya nanjye nigaragaze nk'Imana yanyu muri hagati muri mwebwe, ariko twebwe tukishakira andi mategeko atworohereza cyangwa tukumva ntabwo kuba kuza hano ntabwo bisobanuye ko turi abarokore. Kuba nafatiye mikrofone nkaba mvuga ibi ntabwo bisobanuye, kereka nimba umutima umpamiriza, ntabwo bisobanuye ko ndi umurokore cyangwa ndi umukozi w'Imana. No, nimba nkora iby'Imana ishaka ndi umukozi w'Imana nanjye nzabona Imana, ariko nimba ntakora iby'Imana ishaka nanjye nzahananwa n'abanyabyaha bose. Marigire ko mpagaze hano ndi kubabwira aya magambo, niko bimeze. Kuba uri umuririmbyi, kuba uri umudiyakoni, kuba uri pasitori, kuba uri ikintu icyo ari cyo cyose muri iri torero cyangwa aho usengera aho ariho hose, ibyo ntabwo ari byo bikonta. Kuba uza kurepeta si byo bikonta, ahubwo kubaha Imana no kuyumvira nibyo bifite umumaro. Haleluya! Niko bimeze, niko kuyumvira. Buriya ntabwo mubizi, ibintu bitubuza kumvira Imana ni byinshi. Abanyamagambo muricaranye bazagupima, bakujya mu matwi bakubuze kumvira Imana. Aba muturanye, erega Imana yaravuze ngo ntimukifatanye n'abatizera. Icyo kintu muzi icyo kivuga? Iyo wifatanije n'abatizera bagenda bagukuramo ubumana, barangiza akakubwira ati ariko ubundi no kunywa inzoga ubundi ni icyaha, bakakubwira n'uburyo vino yahindutse inzoga. Ntabwo mwebwe, hanyuma akavuga ati twinywere biriya ni iby'abaturage, ariko twinywere dusenge ariko tuninywere. Uko gutama iyo mpumuro y'inzoga muri aba barokore iravuga iturutse hehe? Ukaza hano uri umusambanyi pe, ukaza hano uri umutinganyi pe. Hari uwo twari dufite ari umutinganyi ari muri korari, ariko iminsi y'umujura ni 40 yirirwa ajyana utwana, ari muri korari. Kare nababwiye ngo hari ibintu numvise, abantu bamenye, nimba ari abagabo nimba ari abagore, ubwo ni bose bamenye ububandi bw'iyi si, bakandikaho inshoreke zabo, bakandika ngo amabuye, amabuye, telefone 07 witi 30 amatafari. Ayo matafari azagukubita shahu rimwe, ayo mabuye azaguhonda wirirwa ubeshya ngo ni amabuye. Ari uwigeze kumbwira ati, wenda ntari muri iri teraniro da, arambwira ati umva, shobora kuba ataje muri iri, ariko nubwo yamye ko ntamuvuze se, yarabye kuri telefone, sheri yaragiye muri dushe abona amabuye, arahamagaye amabuye ahamagaye, aravuga ati ari muri dushe. Hanyuma yagize amatsiko yo kureba mesaje z'amabuye, aharebye sinzi ukuntu, urumva yari ari muri dushe, aragira gutya, yari yibagiwe yakuyemo amakode. Mwabagabo mwe n'abagore, ayo makode mwashyizemo sha kugira ngo tutareba amabuye n'amatafari, ibyo agenda avuga. Ibyo bintu nabyo Imana izabibabaza. Hanyuma agiye kureba amabuye rero, agira gutya abona amabuye, agiye kureba, ubwo yari ari muri dushe abona amabuye shu
shuko nagutegereje se utaraza. Naho yagiye muri dushe kugira ngo ajye kureba amabuye. Mwabyumvise? Noneho bituma soma n'izindi message. Shuko nagutegereje se utaraza. Agiye kureba, abona aho bahuriye, abona inkoko, abona n'ibindi byose, abona nyina amabuye. Amabuye basangira n'amabuye inkoko, basangira n'amabuye ibindi bintu. Ubwo koko mwaretse ayo mabuye, mukareka n'ayo matafari, mugakizwa mukandika neza. Abantu simbizi ikintu cyateye muri iyi si. Ubusambanyi buragwiriye ni bwinshi, kandi no mu nzu y'Imana bwagezemo. Abantu b'Imana barateretana, baririmbye shaho mwirwa muteretana, muvuga mukaza hano, wanzasanga ari guterekana hano, nzaho mukubita ikibando. Mwebwe mukaza kuririmba hano. Abantu ntabwo mugitinya Imana. Ntimugitinya Imana. Umuntu arasambana akaza kuririmba hari, akajya no kuri mikrofone. Yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, icyaha kintu kiri Imana. Warangiza ukaza hariya, abandi bakiyuzuza imyuka bakavuga mu ndimi. Mwe bakiyuzuza imyuka bakigirisha gutya, mukavuga mu ndimi. Muri abasambanyi, muri abantu bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, mukora ibyaha mwirwa mutereta abagore b'abandi. Ibyo byaha bizabarimbura nimutihana. Aha, abandi mwabaye abajura. Ndiho ndavuga bamwe, niyo mpamvu mvuze ngo abandi. We ntabwo uri weho. Imana yabahaye akazi, ibaha ama business, iranabapima. Imana irabazi, ibyo muvungura irabibona. Uravungura ukazana 100, wenda uzana 5,000, ukazana bingahe, ukavungura ukagira ngo Imana uyirusha imibare. Kandi wajya kubarira Rwanda Revenue, ubibara neza kugira ngo batagira guti kuko yo ishyiraho n'amande ikiri muri iyi si. Ishyiraho nako umva, si amande gusa, ishyiraho ibintu bikomeye bikaze. Hari abantu bagira bagakora nabi babizi cyangwa batabizi, barangiza Rwanda Revenue abavumbura ikamaraho byose, ugasubira ku isuka. Ntimubazi muri Kigalira basubiye ku isuka. None se mutekereza mute Imana? Yego ni inyembabazi, iratubabarira, ariko ntabwo izahora irushyana n'abantu bayo. Hari ibintu biyatwara. Gihe ikintu nabonye, uyima Imana ibiyatwara biba biraho. Ibimasa birahari, uzayubakamo ikimasa, uzabura amahoro, uzayajyana kwa muganga, uzayajyana muri ibi, uzayaha abavandimwe, uzakora byinshi. Ya mafaranga agenda, kandi witeranije n'Imana. Barangiza bakababwira ngo ariko ngo buriya ngo iby'icumi ni ngombwa, ngo ni iby'abapastori. Hari abo babibwira muri mwebwe ngo iby'icumi ngo nibyo gukiza abapastori. Ariko wakoze igitangaza muri iyi si ugasikiza abapastori koko, nawe ntiwagenda ufite ibyo wakwirata. Nimba uramutse ubikoze ukabakiza, wagenda wirata nanjye ukavuga uti nakijije abapastori. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni weho wa mbere bikiza. Nta kintu kiryoshye nko kubaho umutima utagucira urubanza. Nturanga iki kintu mvuze cy'icumi, nka 90% y'abari hano kiro kirabacumita. Kubera iki? Kuko mutabikora. Ariko kubabikora
ubu bari amahoro, barumva ibintu ari nyine ni ibintu bisanzwe. Uzumva iyo ufite ingengabitekerezo bakavuga nko ku Bahutu cyangwa ku Batutsi, utangira kugira gutyo urahindura isura y'iki. Kuba Umuhutu se ni ikibazo, kuba Umututsi ni ikibazo, ntituri ubwoko bw'Imana. Ariko iyo ukomyeho ako kantu ufite ibyo bintu mu mutima wawe, uhita utangira ukagira gutyo kwa Jeanne. Hariho n'abatokesha kwa Jeanne Yesu kwa ikisi. Umuhutu ni umwana w'Imana, Umututsi ni umwana w'Imana, Umukongomani ni umwana w'Imana. Muri Kongo hari amoko ngo arenga 400, muri Uganda nuko. Ubwo sayo yose si Abagande. Uretse ko Imana wenda nako Satani yateye u Rwanda igakoresha Abanyarwanda ibintu bibi, ubundi ubwoko bufite ikibazo kihe? Koko nta kibazo bufite, nuko Satani yabunyuriyemo agakora ibibi. Ariko wa mutima utagucira urubanza, ikibazo kiri hehe? Niyo mpamvu nibi ikindi kuvuga ikicumi, wumva ukuntu ibyaha birisha. Iyo ubohotse wubaha Imana, uhora wumva ufite amahoro. Ariko nimba uri umujura w'ikicumi, nk'ubiri ijambo arivugiye iki? Ubu ibintu ndi kuvuga nta n'umwe biri gufasha, kubera la vérité blesse, nta muntu bifasha. Nyamara ibi bintu bifite umumaro, kandi reka nkubwire, nugendera mu mategeko y'Imana uzanakira. Kubera iki? Satani buriya kutubaha Imana siritu muri ibi byo kubahiriza ikicumi biterwa ubwoba bw'ubuzima cyangwa ibigambo byo ugenda uraruza aho hirya, nibyo by'abantu bapfuye nawe ugashaka kubaho nkabo, cyangwa ubwoba bw'ubuzima ati ndabaho nte, wenda nimba ufite 50 ati 5 usubundi abitanga biragenda gute? Kandi twebwe abantu b'Imana tubeshejweho n'Imana. Nahoze mbabwira umusore Nyamutunzi yarunze ibigega, amaze kubirunda aravuga ati mutima wanjye umva, rya ushira inyota rwose, unezerwe uryame nta kintu, ubundi tubeho. Hanyuma muri iryo joro ijwi ry'Imana ramusanga yamuga ati urapfa iki wa mupfapfa we, wirata ibintu wumva ko ari byo bizagukiza, ari byo bizagutunga. Ati uyu munsi ahubwo urabikurwamo, hanyuma bizaribwa n'abandi. Ndagira ngo mbabwire ngo twebwe abantu bamenye Imana ntabwo dutunzwe n'ibyo ibi bifatika. Yego Imana irabiduha, ariko sibyo dushyizeho. Cya kindi Revera yahoze avuga ngo iyo ufite akantu ku mutima ku mufuko ni keza, twese turagashaka. Ariko kubahema Imana iguhe byinshi, kubahema Imana ujyane umutima wawe umeze neza. Va mu byaha kugira ngo ujye ugenda wemye wumva uri muri relation nziza n'Imana yaguhamagaye. Revera somera muri Yeremiya 7 23-24. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 7:23-24. Haranditswe ngo ariko iki nicyo nabategetse nti nimwumvira ijwi ryanjye nzaba Imana yanyu namwe muzaba abantu banjye. Nimwumvira ijwi ryanjye nzaba Imana yanyu namwe muzaba abantu banjye, ariko condition nuko mwumvira ijwi ryanjye. Kandi mugendere mu nzira nabategetse zose, mugendere mu nzira nabategetse zose kugira ngo mubone ihirwe. Kugira ngo mubone ihirwe nimugendere mu nzira Imana yabategetse zose. Nyamara twumve iyi 24 uko ivuga. Ntibarakumva. Nyamara ntibarakumva, twirirwa tuvuga, twirirwa tubahamagara, twirirwa tubabwira ngo nimuze, kandi Mose wanyu aba yababwiye ngo nimuze, ariko ntimwemera. Haba no gutega amatwi. N'amatwi simbizi, ahubwo bayobejwe n'imigambi yabo n'imitima yabo mibi. ahubwo
ahubwo bayobejwe n'imigambi yabo y'imitima mibi inangiye maze aho kujya imbere basubira inyuma kutumvira Imana bituma dusubira inyuma ntabwo dushobora gutera imbere ntitujya imbere kandi dukeneye fulfillment y'imigisha yose y'Imana iby'Imana byose ntidukeneye amafaranga ngo tubure iyindi migisha ntidukeneye umunezero ngo tubure amafaranga ntidukeneye abana ngo tubure icyo tuba dukeneye umwuzuro haleluya dukeneye umwuzuro w'imigisha y'Imana kuko ari isezerano dukeneye imigisha y'Imana ariko ntabwo tuzayibona igihe cyose tutumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Turebe ko tukiri kumwe abasinzira abagitekereza haleluya turacyari kumwe nababwiye uyu munsi muranyanga ariko Imana irankunda haleluya nta mpamvu yo kubabeshya nababwiye ngo hari ibintu ubutumwa bwiza tujya tubuvuga ariko gato wenda ntitubabwire ngo ibi birareba aba ukakira mugasama muzi gusama ariko iraponyokwa hari igihe ijambo riza ukagira ngo ni iryawe ariko rireba abana b'Imana abantu bubaha Imana nababwiye nk'ubu ngo hari ibintu biremwe nkababwira nk'ubu hari ibintu biremwe nonaha kugira ngo mubyakire murabyakira muragira ngo mwese birabazaho Imana ibifite abo yagendereye igiye kubiha ntabwo ari mwese ntimugafata imiyaga niyo mpamvu bidahinduka rero naje kubabwira ngo nta gipindi ngewe mbatera nimugendere mu mategeko n'amateka y'Uwiteka mubone imigisha y'Uwiteka nimukora iby'Imana ishaka Imana ibagirire neza Imana ibakize Imana ibaha umugisha Imana irawutanga ariko kumvira Imana biruta ibitambo igitambo cyose utamba ntacyo kivuze utumvira Imana dukizwa twera imbuto zikwiriye abihannye abantu nararumiwe abantu bakakorana batuvugana abantu bakaririmbana umwe ndabati sindi buririmbane na naka urwo rwango tuzajya mu majuru angahe uzaca iburasirazuba nanjye ngiye iburengerazuba ntabwo bikunda umwe aramanuka undi azamuke cyangwa mwese musigare haleluya dukundane urukundo rwa kivandimwe abantu bangana ntabwo ari abantu b'Imana abantu batababarira ko gutama kutababarira kuri hehe ko ndi kumva abantu batababarira ko nutababarira nawe utazababarirwa ko twirirwa uzi ijambo ry'Imana ryasengeshwa rivuga ngo dawe wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka hanyuma wenda aho nshaka ngo tubabarire ibicumuro byacu ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira batugiriye nabi ubwo Imana ikubabariye nk'uko ubabarira bakugiriye nabi koko we yakubabarira koko waba warapfuye kera kutababarira babarira ubone amahoro mu mutima babarira ube free kuko Imana idusaba kubabarira bohoka umuntu wangana ni wa Satani urwo rwango ngo ndamwanga ngewe ngo naho naca ngo ngewe ngo hari umuntu yambwiye n'ubu turacyarwana n'ubaracya ariko ntabwo ari muri iri teraniro yarambwiye ati mama Bisho nubwo wagira gute ngewe ntabwo nzamukunda uko iyo nabibabwiye ngewe ntabwo nzamumva uzi ibintu yambwiye gutya nuku rero ngenda mwanga ubwo Imana nishaka izabimpore imagine navuga se wiruhiriza iki uza gukora iki uramwanga umuntu wanga wenda we yarabohotse nubwo mwagiranye ikibazo hanyuma uwo muntu azakurimbure ngo uramwanga abantu bagenda n'inzangano we muzapfa
abantu bagenda n'inzangano zo mu mitima, mwe muzarimbuka. Nimukundane kuko Kristo yadukunze. Haleluya! Nimukundane, Imana yacu n'urukundo. Udakunda ntabwo ari uw'Imana. Empo entre. Niko bimeze. Ntabwo Imana igendana n'urwango. Sino twaba twarapfuye, n'ubundi nibyo dukora, nibyo byose turiho dukora twarabikoze, iracyadukunze, idutegereje kugira ngo twihane nimumara kumvira ijwi. Ubwo se urumva Imana itari Imana nziza? Rero tukiranuke, twumvira Imana. Iyo Mose atumvira Imana, ntiyari kwambutsa Abisirayeli. Inyanja yari ikomeye, ntabwo yari kujya imbere y'inyanja ngo avuge ngo ngiye kugenda. Iyo Yosuwa atumvira Imana, kandi Yorodani yuzuye no hejuru, ntabwo yari Abisirayeli bari kwambuka. Nitwumvire Imana, twumvire abatuyobora, tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Nababwiye tuyakomera Imana, njyewe uyu munsi ntabwo nyakeneye. Tuyakomera Imana. Abasigaye ni bane sinababwiye ko mfite ubutumwa bukakaye. Nta mpamvu, ntabyo muzasama mutumvira Imana, ntabyo muzabona, ntabwo bikunda. Bifite aho bijya, bifite aho bica. Ariko abari mu Mana bagenda neza, bagendera mu mategeko n'amateka y'Imana, nta teka bazacirwaho. Haleluya! Tuzagenda twidagembya dufite umutima utaducira urubanza, twaburaye cyangwa utwadufite, n'Uwiteka azadutubura. Haleluya! N'Uwiteka ntazanadusiga, n'ibyo yatubwiye azabisohora, azabikora. Nturekangwe n'ubutayu. Nimba wubaha Imana, ntukangwe n'ubutayu. Uwiteka azakuremera isi y'amasezerano. Haleluya! Ntukangwe n'ubutayu waba urimo. Imana ihorana nawe, ihora ipangira abakiranutsi. Ariko kiranukira Imana. Hanyuma tugiye kwisuzuma. Ubwira mugenzi wawe uti, we ibyo birakureba, ibyo bavuze we birakureba. Weho urakiranuka, kiranukira Imana. Urahembwa ukayamira yose, uracuruza ukayamira yose, uragira gute, uranga bene so, uvuga wirirwa uri mu magambo, urasambana, abandi mwirirwa mukora ibindi. Ibibi ni bibi. Weho ubu butumwa bureba, nahaguruke tumusabire imbabazi, ariko wihanire kureka. Wihanire kureka, wihanire kureka, utakomeza kuba umujura. Kandi murimo benshi, kandi ntimuzabona umugisha. Ntabwo muzabona umugisha mudakiranukira Imana. Haguruka nimba ubutumwa bukureba, bwira uti we uri amahoro. Baza mugenzi wawe turi amahoro, mubaze uri amahoro niyicare. Ariko umuntu atari amahoro, ahaguruka tumusabire amahoro, tumusengera Imana bohoke, kugira ngo Imana ibone inzira inyuramo, igukorera, igufasha, igutabara, iguha umugisha. Ariko umugisha w'umunyabyaha ntawo. Ndagira ngo muhaguruke umuntu yumva ubu butumwa bumureba. Baririmbyi, baza mugenzi wawe uti wewe utanga ikicumi, hanyuma noneho ugitanga yicara. Aya na bya bindi si cyo kicumi gusa cyonyine mvuze, n'urugero kuko ndabizi ko Imana agiye yambwiye ko abantu benshi ari abajura, bajura b'ikicumi. Kandi ntimuzakira mudakiranukiye Imana, ntimuzakira. Uzajya uyabona ayoyoke mu ntoke zawe. Kubera iki? Arimo umuvumo, arimo umuvumo. Satani ahita umva umuriro wo kuyatwika uburi aho hafi, ibyajyana biba biri aho. Ntushaka umugisha w'Imana, ushaka gukira, ushaka ibintu, ushaka gukira indwara, ushaka ubukwe, ushaka umuryango wawe kumera neza, ushaka amahoro yo mu rugo, ushaka ibintu byinshi, ariko ntabwo ukiranuka, ntabwo wumvira Imana. Haguruka kuko nawe urasigaye. Ntacyo byaba bimaze kuza hano. Nababwiye ngo hari ahantu ushobora
guhisha mwene so ukamwereka ko wowe ukiranuka. Ariko Imana yose, Imana yabwiye Sawuli ati genda umubwira ngo uko gutama kuri mu matwi irakubona nk'uwambaye ubusa, nushaka rero wahaguruka. Ikubona neza nta n'akantu na gato kayisoba. Nimba udakiranukira Imana irabizi. Tugiye gusenga Imana, tubasabira Imana, tubasabire kwihanira kureka. Mwumvira Imana kugira ngo mubone imigisha y'Imana. Abarokore twirirwa tuza ngo bakirirwa banaduseka ngo se ko ubuzima bwanyu budahinduka. Ariko impamvu budahinduka niki? Nuko tutubaha Imana. Iyo twiringiye amahame aratugoye, ntabwo tuyubahiriza. Ariko muyubahirije mwabona imigisha yo mu gakiza k'Imana. Gusenga uze kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, ntabwo ibyo bihagije. Ariko ibyo ni ibitambo twaro tuvuga. Ariko kumvira biruta ibitambo. Reka dusabe umushumba, dukomere Imana yacu amashyi. Mutazahurira hirya, mutazahurira. Muzi ko hari igihe tuba turi no mu ngaruka za ba data. Imana iravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base, nkajya no kubuvivi no uzi ko hari abana bacu bashobora no kugira wewe ukaba umeze gutya, ariko abana bawe bakazagira ingaruka kubera kutumvira Imana, kutubaha Imana. Ariko mwakwisuzuma ntimwagirwaho n'urubanza. Imana ibaha umugisha. Ijambo y'Imana ivuze umuntu wese arumva. Mbwira mugenzi wawe ngo numvise buriya rega. Haleluya. Ari uwicaye ruhagurutse twese twumvise. Icyo Imana ishaka, irashaka abantu bayumvira. Yesu nashimwe cyane. Shima Imana ko burya hari ukuntu Imana igucisha hanika kwigisha ibintu. Iyo baye umusirikare hakaba hari urugamba mugiye kurwana. Iyo utumvise komandoma yahaye komanda cyangwa se ya komanda wawe, umuyobozi wawe, ushobora gushiduka umwanzi wawe mugeze mugenzi wawe, ukajya muri mugenzi wawe, ntubashe kunyuranya uwo murwana n'uwawe uwo ari we. Ariko ijwi ry'Imana iyo turyumvise tubasha kumenya urugamba uburyo tururwana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Kandi ivuganye natwe nizi ejo hacu hazaza. Rero nimureke hako ubundi kutumvira Imana, ubundi wakumvira ndatumviye Imana. Umwana w'umuntu ukakugira inama gushora. Iyi modoka yawe yigurisha rwose imaze no gusaza, ukurikije ega nta nubwo inagezweho, hari izindi zaje zigezweho nta nubwo zinkona cyane. Arashaka kugira ngo yigurishe akuryemo ikintu bita komisiyo, kuko kuyigurisha kwawe abifitemo inyungu. Imana rero yacu itugira inama, inyungu ari izacu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenga Imana. Simvuze ngo abicaye bo ngo ntago bibareba. Twese Imana yavuganye natwe, aruhagurutse n'uwicaye twese twumvise, kandi umunyabwenge nuko iki Imana ishaka. Amen. Mana data turagushimye, turakunezerewe cyane kuri Imana yacu nziza. Ijambo ryawe ni ijambo ry'umukiro, ijambo ryawe ni isoko y'ubugingo, ijambo ryawe ni ryiza rizima nitabaza rimurika. Kandi nubwo birushya ubwenge, bikarushya umubiri, bikarushya ibitekerezo, bikarushya umwana w'umuntu muri kamere ye, ariko uri Imana igishoboza buri muntu wese kugira ngo asohoze umugambi wawe. Amaraso matakatifu niyeza humanura kutunganye umuntu wese ugaragara amaso y'Imana atuzuye rwose kandi adakiranuka, adakora ubushake bw'Imana. Umutima we wongere urangurizwe mu biganza by'Uwiteka kugira ngo wongere umutima mwiza muzima uhesha Imana icyubahiro. Utsinze imbaraga mbi zose, utsinze abazimu n'abadayimoni, utsinze iby'iminsi n'ibihe bibasha kudidanira benshi bakabura inzira, bagasa nk'abagenda mu kabwibwi. Ariko uri Imana irasa umucyo, amara kurasa umucyo ubwoko bwawe bakabasha kubona aho batambuka n'aho bakandagirira. Gira neza abahungu n'abakobwa bawe, tabara mu gihe cya none, ugire neza ubugingo bwabo n'ingingo zabo, kuko wakwiza kurambye kubagira neza. Kandi mu gicu kinini cy'amaraso ya Kristo Yesu, reka buhagirwe bakurweho ibizinga n'ibicumuro, bongere bagendere amategeko n'amateka bagenda mu bwiza n'icyubahiro no kugirwa neza n'imbabazi, kandi basohoza ibyo gukiranuka kose ndetse bakora iby'ubushake bwawe. Urakoze kugize neza, kuko nzi neza ko ibyawe bijya bitekerezwaho n'umwana w'umuntu, ubwenge bugatakara bugasigara, ariko wowe uri Imana izamura uwawe mu ntera runaka akabasha kugira imyumvire yindi inyuranye n'iy'abandi bitewe n'uko wamuhumekeye
kandi uko wamuganirije. Nyemerera buri muntu wese umugendere kandi umuhumekere, wongere umuganirize kugira ngo mukure ku rwego mushyire ku rundi. Urabishoboye, ubifite mu bubasha bwawe, kandi urahamagara bikakwitaba, urategeka bikakumvira, n'iyo ubivuze ubivuga mu mazina nk'uko biri. Urakoze Data mwiza, urakoze Uwera Mwami nyir'ibihe, kuko wakwizana kurambukire gusohoza imigambi yawe, kandi iri jambo riherekeze kugira ngo rigire umumaro mu mitima iryakiriye. Tugukomeye amashyi tugukorera ubwatsi mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka twicare gato tubagezeho amatangazo, ariko mbere y'amatangazo ntabwo twabura guha umwanya muto umuntu waba ari muri iteraniro wakeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tukamusengera akiyunga n'Imana, akabona agakiza, agatahana umunezero. Waba uhari muri iteraniro ukeneye kwakira Yesu, zamura ikiganza pe, Imana iguhe umugisha. Tera intambwe uze hano. Mu gitondo twavuze ngo niyo yaba ari umwe mu ijuru baranezerwa, ariko niba uhari nawe iyongere kuri mushiki wacu, utera intambwe uze rwose, tugufashe wakira agakiza, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Hari undi uhari? Nta wundi uhari ngo atambuke? Turakurindiriye akanya gato cyane, turagutegereje. Niba uhari rwose watera intambwe nawe tukagufasha. Reka dufashe mushiki wacu, zamura ikiganza cy'iburyo, uvuge ngo Mwami Imana, mpagaze imbere yawe, sinzwe n'urubanza mu mutima, mbabarira ibyaha byanjye, ibyo nakoze byose ndabyihana, nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, kandi umbabarire, izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana y'inyamaboko, uri Imana y'inyembaraga, urakiza kandi ukabigaragaza. Uyu ni umuja wawe uhagurutse, wemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza we, natwe turamusengeye ngo umubohore, umubabarire ibyaha yakoze, kandi amahoro yawe aruta y'abantu yinjire mu mutima we, mukize rwose, kandi ijambo ryawe rimubere itabaza, uhereye umunsi atsinde imbaraga z'umwanzi, atsinde imbaraga z'ikibi cyose, amazina yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Data, turagushimiye, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu, amen. Genda bagufashe. Imana igume. Reka dukomere Imana amashyi, twongere tuyikomere amashyi n'ay'Imana. Turambure ibiganza ku mushumba, tuvuge ngo Imana imuhe umugisha, amen. Reka mbagezeho amatangazo. Turashoje iteraniro ryacu, twatinze mwabibonye, ariko kubera ko twagomba kumva ubuhamya bwa biriya bitangaza Imana yakoze, ntabwo rero twagomba kubikatira ngo tubihe. Ngira umushumba yabivuze yigisha, avuga ati niyo twataha twumvise biriya, ubwabyo ni imbaraga z'ubutumwa. Dufite Imana ikora, dufite Imana igikora imirimo. Ngira ngo mu gusoza umushumba araza gusengera abantu bafite ikibazo cy'uburwayi, yabivuze, araza kubikora dutandukana. Reka rero mbagezeho amatangazo. Ubuyobozi bw'itorero Healing Church buratumira abanyetorero ba Bethesda Holy Church mu gitaramo kiri bubere hano kuva saa 9 kugeza saa 1 za nimugoroba. Hano hari igitaramo, ngira ngo ku cyumweru gishize twakivuzeho, mushumba yakivuzeho, n'ubu tukibibutse. Hari igitaramo, hari bene data bo muri Healing Church bifuje gukora igiterane hano, nabyo tubishimira Imana. Tujye dukomera Imana amashyi, kuko kubona abantu batugana, abantu baza bakavuga bataha ngaha niho dukwiye gukorera, ni igitangaza nacyo, kandi twarabakiriye, mushumba yarabakiriye. Ubwo rero baraba bayobowe na Pastor Nkurunziza Edouard waturutse muri Holland, ndetse na Pastor Pierre Marco waturutse muri Canada. Ni abavugabutumwa, ni abakozi b'Imana bari hano bagabura ijambo ry'Imana, n'amakorari yabo ndetse na yacu worship team za hano zombi ziraba zihari. Muhawe ikaze rero, niba munyaruka mukagera mu rugo, niba mwakwinyabya kuri kantine mukagaruka, uko umwuka bayobora aba ariko mubigenza. Ubuyobozi bw'itorero kandi turabamenyesha ko hano haba twibature kuva buri munsi, kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu, kuva saa 11:30 kugeza saa 12:30.
haba hari amasengesho ya twibature cyangwa se ya burakeye. Hanyuma tuributsa kandi ko mu mibyizi tugira amateraniro, na twabivuze mu iteraniro rya mbere, namwe tubibibutse. Mwari mukwiye gusaba Imana ikababarira mukatwumvira, kandi iki kintu mushobora kuzakomeza mukagifata gutya, ejo mwahinguka ku muryango w'ijuru kikababera ikibazo. Niba abashumba barakoze inama kavuga ati dushyireho iteraniro ry'abakristu babatijwe bakijijwe bajye barizamo, tubigisha ijambo ry'Imana tukaritangaza, ntubizemo kandi nta kandi kazi ufite, ari amasaha ya nimugoroba, ubwo byo tubyita iki? Wowe urabyita iki? Ngaho ushyira ku munzani ukore komparezo n'aya magambo tumaze kumva yo kumvira. Niba utumviye bishop, ntiwumvira abarevera, ntiwumvira abapasitori, harya ubu Imana yo urayumviye? Buriya hari ibintu dufata gutya ariko amaherezo bikazatubera ibibazo. Nagira ngo rero nongere mbibutse ko tugira iteraniro ry'inyigisho. Ubonye mwaravuze muti murikureho tuzajya dusenga gusa, tuzatuza mu masengesho gusa, tukaba twarikuye, uretse ko tutanabikora byaba ari ubuswa. No muri Zayoni barayakora, no muri restoration barayakora, no muri healing center hose barayakora, ntaho batagira iteraniro ry'abakristu ryihariye. Ndongere kubasaba rwose mu ijwi ry'abashumba bose ko mwese mwakwitabira iri teraniro. Ibarya mwavuye ku kazi saa 11:15 tukamara hano isaha imwe cyangwa isaha n'igice tugataha tukajya kuruhuka. Turabasabye ngo iki nacyo mu byo twihannye cyo kutumvira uyu munsi nacyo mugishyire mu mutima, kuko burya turababara. Iyo tuje twe turaza, n'abashumba baraza, tukicara hano, twareba hano tukababura, turababara. Uko kutubabaza se byo ni biki? Ntimukatubabaze. Bwira mwere so ngo ntitukababaza abashumba. Mumbwirire. Kwa gatatu ni amasengesho yo ku manywa atangira saa 4 akarangira saa 10. Twibukije abantu ikibazo cyo gukererwa, kandi no mu materaniro yo ku cyumweru musigaye mutushaka gukererwa. Mwongere mwikubita agashyi, mumenye amasaha dutangirira nayo turangirizaho, kugira ngo byose bigende neza. Hanyuma komite y'urubyiruko yishimiye gutumira urubyiruko rwose mu masengesho y'amakesha azaba kuri uyu wa gatanu. Niwumva ko mukomya amashyi, ariko navuga ku wa kabiri ndi koma amashyi. Ese muzatungwa n'amasengesho gusa? Hari n'abaza bakihagarara hariya, turahanyura tugasaba muhagaze hariya mwivugira, bandi bari hepfo y'akava, abandi bagiye muri jaride. Ntabwo ari byo. Muzajye muza mwinjire mu masengesho nk'uko mwayateguriwe, muyasenge, nimuyarangiza mutahe. Ngira ngo komisiyo nayo izabireba neza, kuko bashobora kwiyoberanya hakazamo abapagani kazi n'abapagani bakigira mu byabo, ejo tukazashiduka habaye ibibazo. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. Reka rero ko mukomya amashyi muyakomere n'umunsi wa kabiri, bazaza ku wa kabiri. Twibutsaga komisiyo y'abaririmbyi ibishinzwe ko yagitu itugenera korari ukwayo, bakagena korari ukwayo ikazajya ibihari ku wa gatatu nako ku wa kabiri ndetse no ku wa gatatu bikunze. Urubyiruko rero amasengesho azaba kuri uyu wa gatanu kuri 24 azabera hano ku rusengero kuva saa 3 z'ijoro kugeza mu gitondo. Rwose tubahaye ikaze rubyiruko, musenge Imana kugira ngo Imana ikorane namwe ibyiza. Imana ibahe umugisha. Reka nakira umushumba mukuru abonereho n'umwanya wo gusengera abo yari yavuze. Yesu nashimwe cyane. Imana yashoboye byose, ibyakunaniye byose ibigushoboze mu izina rya Yesu. Ariko nanivuze ngo duhaguruka dusenga, nimuhaguruke rwose, nimuhaguruke. Isengesho rirobanura uwo rikorera. Tugiye gusenga dutandukana, ariko dusengera n'abantu bafite ibibazo bikomeye by'ubuzima. Imana igira icyo ikora, kandi niwizera uyu munsi
urabona kugira neza kw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Si uko navuga ngo mbarobanure ngo mutambuke muze hano imbere, wizerera aho uri. Ikigukiza ni ukwizera kwawe. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Mu gakiza tubonera muri Kristo ngo nagakiza kuzuye. Ni ugukira icyaha, gukira indwara, gukira imivumo na karande, intimba zo mu mitima. Umuntu akaba delivre rwose. Rero muri ako gakiza twaboneye muri Kristo Yesu, niba wizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugiye bwawe, urakira icyaha, ukira indwara, ukira imivumo na karande, n'ibigukururukaho byose, n'imyuka mibi, n'ibiba guteza nijoro, biraza bisanga urukuta rw'Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, rambura amaboko yavuga uti mwami ndi hano ngenza uko ushaka, kandi igitambo cy'isengesho ry'umunsi wa none kingirira umumaro. Mana data turagushimye, turakunezerewe cyane kuri Imana yacu nziza. Uri Imana yacu yadukunze urukundo rutagira akagero, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kuvuga ngo umwiringiye akamwizera wese adapfa rubi, ntapfa arimbutse ahubwo ahabwa ubugingo buzima. Urakoze Kristo kuko wemeye ko guhana n'Imana atabyo kugundirwa ukabireka, ukaza gupfa urupfu rubi rwo kumusaba Golgotha, ndetse ukaba ikivume ku bwacu, hakaba kugurana kwera. Muri kugurana kwera wishyizeho imibabaro n'uburwayi n'ibibabaza umubiri ubyishyiraho. Niyo mpamvu ijambo ryo tubwira ngo imibyimba yawe niyo wadukirishije. Nyemerera tukiri aho hantu, tukiri muri iyo mibabaro wahuye nayo, ubuzima bw'ubwoko bwawe bahinduke bazima, imibiri yawe ihinduke mizima, ibitagenda neza bigende neza, uburibwe n'imisonga bihagarare mu izina rya Yesu. Indwara zikomeye izo mu maraso, izo mu magufa, izo mu mitsi no mu misokoro, kubw'amaraso yamenekeye Golgotha, nibatunganyirizwe guhagarara ahera bavuga imbaraga zawe no gukomera kwawe. Nibacire kuva nonaha, niba bazima kuva nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Reka menyekane kuri Imana igira neza abantu bayo, kandi aha niho washyiriyeho kugira ngo twumve ijambo ry'agakiza ridukiza rwose tugakira kandi tukaba bazima. Tsinda imbaraga mbi zose, tsinda ubutware bwose n'uburwayi bwose, ibigenda mu maraso tutazi, ibigenda mu mubiri tutazi, ibiza mu bicuku bya nijoro tutazi, izo nzira zabyo turazisibye, turazisiribanze mu izina rya Yesu. Kubaho kw'Imana gukora imirimo ikomeye, bahinduke bazima, imibiri ibe mizima, ubugingo ubwereshe amaraso yamenekeye Golgotha, kugira baboneke ikimenyetso cy'uko atari abo kurimbuka ahubwo ari abaragwa b'ubugingo, kuko bizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Kuva aka kanya reka bimenyekane yuko uremye ishimwe ku bahungu n'abakobwa bawe, kandi ubacishije rwose mu izina rya Yesu. N'undi wese wumvise iri sengesho akizera gukira, niyakire gukira mu izina, niyakire gukira mu izina rya Yesu. Urakoze, urakarama kugize neza. Hiruha umugisha ubwoko bwawe, kuko wakwiza kuramba kubagirira neza. Bahagurutse aha ngaha berekeza ku macumbi, ubagabe imbere, kandi mw'iri joro turyamye dushyizweyo kora operasiyo yawe, operasiyo divine, operasiyo y'ijuru, maze winjire weze uhumanure utunganye, kora upukure ikibi cyose n'igisa nacyo. Tuzagaruka aha twitera hejuru duhimbaza izina ryawe, tuvuga ngo Uwiteka yabikoze neza, natwe turishimye. Urakoze kugize neza mwungeri mwiza, kuko wakwiza ni kurambuke kugira neza twebwe twese, kandi ukomeze kutuyobora inzira nziza y'amahoro n'umutekano, umudendezo n'ibyiringiro n'ibyishimo, no kugirwa neza n'imbabazi nyinshi, kuko twakumenye nk'Imana yacu. Kandi ukomeze kudutsindira, kuko twambaye inyama n'amaraso n'umubiri biturushya bikatugora, ariko duha imbaraga